n'aba bandi bacunga irondo nyine bafite mu nshingano bakabigira ibyabo, bagomba gushishikarizwa bagakorerwa ubukangurambaga, bakumvikwa ko kumenya akazi, kwita ku kazi ari byo bya mbere, kuko ni abantu babihemberwa buri kwezi. Ibihe byiza nshuti bakunzi mudasibwa gukurikirana ikiganiro sesenguramakuru hano kuri Taifa Rwanda. Turabasuhuje, tunabahaye n'ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none rero tugiye kwibanda ku baturage bo mu karere ka Gisagara. Abaturage bo mu karere ka Gisagara bavuga yuko babangamiwe cyane n'ubugizi bwa nabi, by'umwihariko bukunze gukorwa n'insoresore, aho zitwikira ijoro zikambura abaturage ibintu bitandukanye, ugasanga abantu bari kubirenganiramo kandi mu by'ukuri harashyizweho icyitwa ngo ni irondo ry'umwuga. Uyu munsi wa none ukibaza uti ese iryo rondo ry'umwuga ni irondo nyabaki, kandi mu by'ukuri ari irondo ryishyuza umusanzu, ukabona zimwe mu nzego wenda zifite aho zihurira n'iryo rondo ziri kuza zishyuza abaturage umusanzu, bamwe bati ugomba kwishyura amafaranga y'irondo, ariko se ukibaza uti nimba iryo rondo rifite inshingano zo kurinda umutekano w'abaturage, uyu munsi wa none abaturage bakaba bari kwangirizwa, bakari kugirirwa nabi, bamwe bakamburwa amatelefone, ngira ngo ibibazo bitandukanye byari bigaragara nuko hari n'abagiye bamburwa ibikoresho bitandukanye, amafaranga, bamwe bakanakubitwa cyane bagahohoterwa, harimo no kuba hari n'abahasiga ubuzima. Ni ikibazo kinini kandi ngira ngo hirya no hino mu gihugu icyo kibazo kirakomeye cyane. Uyu munsi wa none ngira ngo ntabwo numva ukuntu umuntu ashobora kwishyura amafaranga y'umutekano, hanyuma amafaranga y'umutekano ukibaza ahantu ajya bikakuyobera, kuko uyu munsi wa none umuturage afite ingingimira, umuturage afite impungenge z'ubuzima bwe, z'umutekano we aho aherereye, ariko cyane cyane afite impungenge z'umutekano w'ibintu bye. Ariko nanone tukibaza tuti se uyu muturage utanga umusanzu buri kwezi w'umutekano akagira impungenge z'ibintu bye, kandi mu by'ukuri icyo cyagakwiye kuba ari ikiguzi cy'uko umutekano uba ucunzwe, ni umutekano nyabaki? Ayo mafaranga ni nyabaki mu gihe abaturage bari kwamburwa, abandi bagirirwa nabi cyane? Ni ikibazo kinini kandi kinababaje, kinateye impungenge. Gusa icyo dusaba ni uko inzego zibifite mu nshingano zagira icyo zibikoraho, kandi ni ikibazo gihangayikishije benshi, kuko uyu munsi wa none hari abagisigaye batinya kugenda ijoro, bati barangirira nabi. Kandi koko niba wabonye ahantu bagiriye umuntu nabi, ntago wahaca kubera ko urumva ntabwo aba ari ahantu hafite umutekano wizewe, ku buryo ushobora kuvuga ngo wenda ngiye kuhaca cyangwa se ugiye kuhaca. Biragoye ko abantu tugira ubwirinzi kandi dukunda ubuzima bwacu, dukunda ibintu byacu. Birababaza ndetse binatera n'agahinda kuba umuntu yaravunikiye ibintu ariko akabibona mu kanya nk'ako guhumbya, bikajya kuribwa n'umuntu utarabivunikiye, utazi uko byabonetse. Ni ikibazo gikomeye cyane. Icyo dusaba ni uko izo nzego zibishinzwe z'umutekano zigomba kwiyoganiza, hanyuma uwo musanzu baka bakawubyaza umusaruro. Ngira ngo nyiri gutanga umusanzu akizera ko umusanzu watanze wamugiriye umumaro, wagiye aho ugomba kujya, n'aba bandi bacunga irondo nyine bafite mu nshingano bakabigira ibyabo, bagomba gushishikarizwa bagakorerwa ubukangurambaga, bakumvikwa ko kumenya akazi, kwita ku kazi ari byo bya mbere, kuko ni abantu babihemberwa buri kwezi. Wenda mu makuru amwe yagiye avugwa no kuba badahabwa umushahara ufatika, ariko ni abantu babihemberwa. Rero ntabwo byagakwiye kuba umuturage wishyura amafaranga y'umutekano, ahubwo ari we uza kwicirwa umutekano. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ngira ngo ibyo ni ibintu bakwiye kuvugurura, bakanabikosora muri rusange, bakabikosora. Hari n'ibiciye kuba biyoganiza, bagakorwa ubukangurambaga, hanyuma ibyo bigakemuka, kuko ni ikibazo kimaze kugaragara hirya no hino mu gihugu. Ni ikibazo kinini cyane. Ngira ngo bidakemuye mu maguru mashya, hano uzumva bamwe mu baturage batangiye kwigumura, bakwishyuzwa amafaranga y'umutekano ntibayatange, bati n'ubundi ntacyo ajya amabarira. Ugasanga n'ubundi biremye icyo kintu cyo gutakariza izo nzego icyizere, kandi ngira ngo ntabwo byagakwiye kuba ari ibintu bikwiye. Niyo mpamvu aka kanya dusaba inzego zibifite mu nshingano ko bagomba kubikosora, bakabigira ibyabo, niba ari ubwo bukangurambaga bakabukora. Turabashimiye rero, uyu munsi niyemeje gukora ibiganiro bigufi, munyihanganire gusa ndacyisuganya neza kugira ngo mu minsi iri imbere njye bagezaho ubusesenguzi burambuye, twige umukino neza, tukinjiremo, dusesengure, tubiganireho, natwe muduhe inyunganizi, hanyuma bishyirwaho umucyo, nimba ari n'ibikemuka bikemuke. Hano rero nimba uri mushyashya uhageze, hitwa Taifa Rwanda. Icyo usabwa
ni ukubana natwe, ukaduha ibitekerezo byawe, inyunganizi, ndetse hari n'inshuti zawe wifuza ko ubusesenguzi bwiza bubageraho, gisharinga ugisangiza inshuti zawe, mukomeze twagure umuryango mugari wacu wa Taifa Rwanda. Abamaze kwiyabona turabashimiye cyane, kandi n'abari mu nzira ikaze ni umuyoboro ucaho ibitekerezo byiza, ucaho ubusesenguzi bwiza, turagenda tuzamura ingufu uko namwe mugenda muduha ubufasha mudusapotinga, natwe tuzagenda tuzamura ingufu, nibyo dutera imbaraga. Nicyo dusaba ni uko mwadushyigikira mukiyemeza kubana natwe umunsi ku munsi, mukatwereka urukundo. Njye nitwereze Taifa, ndabashimiye cyane, Imana ibarinde kandi ikomeze ibishimire. Ciao ciao.